ni bisanzwe ariko nakone ikoranabuhanga naryo rizadukoraho mpamya ko iriya foto ari ikoranabuhanga biragoye ntabwo umuntu yapfa guhita abibona nayibwiye nkorera ifoto urumva y'abantu bicaye ku muhanda bari gusaba n'abantu bari kubaha yita inkorera iriya foto ihita igukorera iri kutashyizemo akantu se ko kikata ku bitsina oya ako ngako ntabwo ndangagaciro zanjye kabinyemerera yari kuguha indi yindi oya ntabwo yari no kuyimpiyo urabizi ko nayo itabyemera ariko nabonaga iriya yaba ihagije dukurikije n'ubutumwa twebwe dushakamo uzi ko yamuhaga n'amafaranga y'amanyarwanda iriya ni inoti ya 2 nayandikiye kandi mu kinyarwanda n'abinaha rwose bari kureba ukabona Mukamana hariya ureba ukabona harimo abantu uzi urebye usanga uzindi sha ndimo ndareba Mukamana hariya rwose hanyuma rero kandi pahurine uri mu mafaranga hariya ihuye tuzirezera nde tureke nde ko abantu bose bavuga kimwe biragoye birasaba gushishoza birenze gushishoza muri bariya abantu basaba ku muhanda rero ubanza turasubira inyuma twaya tubanza kumenya ngo ninde nyawe ibikomere afite n'ibya nyabyo bihagaze biti kubera ko hano iyi nkuru ni inkuru igaragaza ko bariya abantu ku muhanda dusanga bari gusaba buriya bufasha tubaha atari bo babutwara bafite kampani se baveresamo bafite abantu babacuruza baba babatumye bati mugende mujye kuzana amafaranga bari mu kazi ahubwo barahembwa ku kwezi bari n'abasarariye ku kwezi n'abafonkisiyoneri cyane bahembwa gute ku kwezi abantu babahembwa wazanye angahe cyane 50,000 wazanye 100 ba bosi ukaza kuverisa ukazana burudero cyane amafaranga kandi atari make abantu babigize umwuga iyi nkuru iraza gukangura abantu benshi bibaze ngo ibi bintu bihagaze bite kuki byagenze gutya binyibukije hari umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda maybe yicaraga hasi nta maguru yari afite wahariya Kimisagara ntigeze kugira gutya namunyuragaho nkamuhasenyi nkamuha 1,000 gutyo za kumunyuraho mu kabari yasinze ariko kunywa amaguru yameze za mitsingi kabisa amaguru yameze oya ntayo yari afite ariko yari kunywa za mitsingi asengera akabari kose yagateretse nabara rero umenye ko harimo abakire bazo umuntu none se uyu mugabo si umusabiriza hirya hari ati cyane afite ubushobozi bwo kugura za byara agasengera akabari kose arambwira ati ngo afite moto 3 mu muhanda afanatuye utabona afite na UPI afite UPI afite n'abapangayi utabona sa ukagira ngo murusha ubushobozi wenda uwo nguwo ntacyo we ajya no kubikoresha iwe ariko noneho ku munsi w'ejo mu karere ka Huye hariya ari rwose hazwi nko ku Mukoni kuko barakubwira yuko ari mu karere ka Huye mu mudugudu wa Matyazo mu kagari ka Rurenda urumva hakozwe operation hafatwa abantu 4 basabirizaga mu masoko atandukanye 4 basabirizaga mu masoko atandukanye yego abo bantu basabaga ubufasha bw'amafaranga yo kwivuza ibisebe bafite biteye ku bushake ku myanya y'ibanga oya ntibishoboka biteye ku bushake ya myanya y'ibanga iba munsi y'ubugabo akajya aho kikata se banza wumva operation ukuntu imeze neza ndimo ndumirwa abatawe muri yombi rero barimo witwa Zirimwe Abagabo Didier w'imyaka 23 y'amavuko nta bagabo bazirimo bakavuga ko yagarukiye mu mashuri mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye akaba avuka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Cyabakamyi mu kagari ka Kadaho mu mudugudu wa Gitega avuga ko amaze amezi 6 abikora aho yakoreraga uwitwa Nsabimana Janvier wowe niwe boss bamwita boss ubu arabikwiye uwo ni boss ni rwiyemeza guhemuka iryo zina nabonye rimukwiriye rwiyemeza guhemuka kuko hari uwambwira ngo ni umushoramari ndavuga nti ni imari yashoye oya nta mari yashoye ni umushora abantu ahubwo yashoye abantu cyangwa yiyemeza no guhemuka ubwo mudufashe kubona izina rimukwiye atuye Kimisagara wasanga unamuzi aho yahembaga Zirimwe Abagabo Didier hagati y'ibihumbi 80 n'ijana ku cyumweru oya ntibikunda ku cyumweru hano ku cyumweru nyuma baje kunaniranwa bapfuye kumwambura ari bw'uyu nguyu yafashwe yatangiye kwikorera hagati urumva yari umukozi wa Nsabimana Janvier urumva we yashoye abantu kandi hano hazamo n'icyaha
cyo gushakira inyungu mu bandi, gushakira inyungu mu wundi muntu, human trafficking. Iki rwose kiramuhama. Uzi ko ari 320,000 yahembaga uyu Nsabimana. Ariko se gikomeje kuvumba izo wengewe, ubwo nkubye y'amezi 80 ku cyumweru. Undi watawe muri yombi yitwa Hitibanje Frederic w'imyaka 26 wize amashuri 6 abanza, uvuka mu karere ka Nyaruguru, mu murenge wa Rusenge, mu kagari ka Mariba, mu mudugudu wa Rasaniro. Uyu ni murumuna wa Nsabimana Janvier. Nsabimana Janvier harya wandi wa Kimisagara, ndi washoye abantu. Murumuna wa boss nawe ari mu kazi. Nta mu boss uri aho ngaho mbonye. Amwita iki? Rwemeza guhemuka. Akaba ari nawe wamusize iki product cyangwa se ibinyabutabire kuri ya myanya iba munsi y'ubugabo bw'abagabo, ahita mugira umukozi we. Nuvuga ngo ibyo bintu babisigaga hariya hasi hariya, bigatuma nyine habyimba n'iki, kugira ngo bagaragaze nk'abantu barwaye bakaremba, mubagirire impuhwe mutange amafaranga. Baba bahirikana se? None se bwo yabaye yamera kuvuga ati dore nenda guturika, urajya kwirirwa, ntabwo urajya kwirirwa ujya kubaririza. Oya, ariko baranatinyuka. Urimo urabyumva, basizeho iyo miti, baranatinyuka. Uraza kumva n'ucuruza iyo miti nawe arahari ubagurisha iyo miti. Nyamara mu Rwanda hari ibyaha by'ubwoko bwose. Mwumva abo bantu aho twisanze, ahantu twisanze Rwanda ko dufite ibyaha bishya tutari. Hanyuma ngo rero Hitibanje Frederic basize niyo miti aho ngaho kuri ubwo bugabo, we ayahembwaga 100,000 ku kwezi. Urumva? Ku kwezi. Akamuha n'icyumba cyo kuraramo no kumugaburira. Nuvuga ngo ibyo 100,000 yabihabwaga, ibyo 100,000 byo gutahana. Waryamye wariye. Ubwo bihaye agaciro byo nangahe? Ubihaye agaciro ubwo bitewe naho yaratuye. Ubwo ni urumva aho bamufatiye i Huye. I Huye. Izo zihuye ziranahenda. Kubera kaminuza. Niyo wabari ya Senkani rega. Ya Senkani niyo wabara kurya se bwo yaburije 5 bwenda bwotyo. Roma nawe yabarihembwa nka 200 na. Ntabwo yabura 250 nawe. Wamwumvishe nde undi. Hari undi rero mwitiranwa amazina yombi. Oya ntibikunde. Ndarivaho. Arabura muri mwe cyabikora. Cyabikora none se umuntu avuze gutsenya yumva Damascene ntabwo wakumva ari arabura mu Jean. Ariko urumva cyabikora ni umwana ari insubisi, afite imyaka 20, acyari umujene, yize amashuri abiri abanza. Naho muhuriye abiri abanza, avuka mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Gihundwe, mu kagari ka Shagasha, no mu mudugudu n'undi wa Shagasha. Urumva? Uyu nawe yahuriye na Nsabimana Janvier Nyabugogo. Nsabimana Janvier amwibuka Rwemeza guhemuka utuye Kimisagara. Yego. Ati ngwino amusiga nanone ya miti. Amusiga imiti kuri ya myanya harya munsi y'ubugabo, nanze kwirirwa nyivuga mu mazina. Urumva? Amujyana rero i Rusizi Bugarama, abariho amugira umwagenti. Yamugize yamujyanye mu yindi ntara n'akarere kandi ngo amukorere ku mushahara 100,000 ku kwezi. Hanyuma nawe baza kunaniranwa nyuma yuko yari amaze kumwambura, bituma nawe atangira kwikorera ku giti cye. Hasi kuki yamburaga kandi abantu yafite kita cy'irusanye cyo kwambura. Abantu bayinjije nibo bayakoreye ntushaka. Uretse uriya murumuna we harubanza ari watambuye, ariko na mushiki we yaramwambuye. Na mushiki we arimo yari manager. Akase business y'umwanda umuryango wose wijanditsemo. Inyumvira ibyo bintu turimo, uri gucuruza abantu bajya gusabiriza, ariko banza bari abantu babona n'amafaranga wumva yabahembaga nubwo atayabahaga, ariko wumva yabaga yabemereye noneho no kumwandika ukomeza kubivuga. Undi yitwa Niyondeba Hamida. Uyu ni umukobwa w'imyaka 27 wize amashuri 6 abanza, uvuka mu karere ka Huye, murenge wa Ngoma, mu kagari ka Ngoma n'undi mudugudu wa Ngoma. Undi hariya mu Huye mu mujyi ni Ngoma. Uretse akarere ka Huye nyine, ibindi ni Ngoma. Buriya mu mujyi hariya ni mu murenge wa Ngoma, mudugudu wa Ngoma, mu kagari ka Ngoma. Hari ahantu hari aho ngaho nyine hafitwe Ngoma. Uwo ngo niho avuka Niyondeba Hamida. Uyu nguwe yabanaga na Zirimwabagabo Didier.
zirimo abagabo Didier, umwibuke ko twamuvuze haruguru ku mwanya wa kabiri w'abantu ufite imyaka 23 akabana na Hamida w'imyaka 27. Hamida ni na mukuru. Zirimo abagabo ziko avuka i Nyanza cya Bakamyi, ariko Hamida we akaba avuka i Huye n'ubundi yamusanze nk'aho ari nk'iwabo. Ndimo ndibaza abandi ko basigaga hiyo munsi y'umugabo n'iki, Hamida babigenje babanaga nk'umugabo n'umugore bafuje business. Ese bari bwana na madamu? Nubwo urumva Hamida murusha imyaka ingahe ariko ntibabuze gukundana. Mbega urugo. Akajya muherekeza rero mu isoko nk'umurwaza. Bombi bakavuga ko bari bumvikanye ko muri iyi minsi urumva bari kujya i Kigali gushyira izo product ku ibere ry'uyu mugore. Kwibere ngo zirimo abagabo Didier ya miti bayisize hariya hasi mu bugabo kuri za mbuto. Hanyuma umugore bashaka ko za product bazi Kigali ngiye kugura naho zicururizwa bakazimusiga ku ibere. Abantu n'iki cyabamaze ubwoba. Urimo urumva ibyo bintu abantu twabona ku muhanda bari gusaba tutazi ngo bimeze biti. Urabizi ko muri Kigali bavuga ko ubundi basabisha twana abenshi baba bagiye kudutira bakadukodesha. Noneho reba abantu bakuru noneho hariya uko bimeze. Pega business y'umwanda. Urabyumva ibyo bintu. Noneho ngo bamara gushyira ku ibere rero izo product kugira ngo noneho nawe bajye bajyana gusabiriza bombi. Noneho umwe yajya yerekana ibere hariya undi yerekane pfiriya. Noneho wumve ati umuryango twaroreje twararwaye twarashize tumeze nabi turwaneho ngaho nyumvira. Ari ibintu abantu biteye ariko abantu ntibagira n'ubwoba. Noneho ibaze hariya ubwo uramutse urwaye na kanseri hari hasi bagahita bagukona. Wowe n'icyo cyagushobora kubera ibyo binyabutabire washyizeho utazi ngo bimeze biti. Ugatinya iryo bere n'ubundi kanseri ziravuze ubuhuha ukarishyiraho izo produits byo gutuma ugahita barica burundu ugahinduka impenebere kubera amafaranga kweri. Guys ngaho nyumvira ahantu twisanze. None se byabande tujya tunyuraho hariya mu mujyi za downtown bandi b'imbere hariya njyamanuka harya nkasanga iryaguye babasabiriza bwo uzajya wizera ndureke ndeko bose bavuga kimwe. Byabisebe ibyo ubona by'ibibembe uzabwirwa n'iki niba ari icyanyacyo. Hari umuntu ubona n'umufunzo hariya uzabwirwa n'iki niba kitari program ari byo yikoze. Babandi baba bambaye utubaje baza kuvuga ngo bakorera imiryango iyi niyi ngo barasaba ngo dufite ngo abarwayi ngo mu bitaro ngo tujye sana rero bara ntayo nyamange. Urimo urabyumva. Aba bafashwe rero bose bavuga ko bakoreraga uyu nguyu Nsabimana Janvier bose hamwe bakaba barabakozi barenga 15. Ni kampani nini pe. Akaba yari afite na mushiki we witwa Mutoni Wase Sorange ariwe manager, ariko baje kunaniranwa kubera kutamuhemba baratandukana batangira kwikorera ku giti cye. Nukuvuga ngo ukikwereke ukuntu iyo business yarimo amafaranga uwabivagamo yabonaga amafaranga abona averisa akabona nawe agiye kubyikorera nukuyora ahubwo atereka nikorere awabivagamo ngo abivemo oya yagaye wonye umuvuno bifaranga byose byancaga mu ntoki bitanze. Ariko Janvier se nawe wakiraga amafaranga na manager mushiki yo Mutoni Wase Solange se wakiraga amafaranga yajyaga heza. Amafaranga rero bivugwa ko ibyo bashyira ku mubiri wabo ibyo ni bya produit twavuze hagacika ibisebe. Cyacika n'ibisebe ntabwo habyimba gusa. Niyo mpamvu navuze ngo bya bisebe byo ujye ubona nabyo uzabyitondere hacika ibisebe. Ibaze noneho sehemu za chini ibisebe ibaze ku ibere ibisebe. Ariko abantu bagira ubwoba bukewe kandi urumva baba kugira ngo bafatire amarangamutima y'abantu kuko ari n'ahantu ubwabyo hatera amarangamutima ku muntu waba ufite ikibazo hariya cyane nta nubwo witegereza nta kwereka atakira reka utangira guhita wigisha ukavuga uti reka hafi. Noneho rero umva rero aho bakuraga ibyo product basiga izo product ngo zaga zivura uruvange rutandukanye. Babivanaga ku witwa Eric ariko bahimba Sake aka Sake. Iyo Sake se yitwa Eric niwe wahiga ibyo produit akodesha Nyabugogo ahitwa ku isi ya 9. Ku isi ya 9 urabona umurenge wa Kimisagara numva ko aturanye na Nsabimana Janvier hejuru urabahoraga mu mugoroba bavuga ati se umunsi wagenze ute ibintu bihagaze bite rukunguka cyane. Hanyuma rero akaba ngo izo product azifatanyije n'uwitwa
Mugogwe uba i Rusizi. Rusizi urumva ko ari ibintu byakwiriye igihugu hose. Kandi Rusizi twabonye hari undi muntu wari barajyanyeyo nanone gukorerayo uwo bajyanye Rusizi. Ntabwo byari byarangira. Biracyaza megafone aba bose bakoreshaga bya bindi ngo mumfashe ndarwaye muntabare bazikodeshaga uwitwa Evode. hari Evode ubwo nawe ajemo. Evode ubakodesha megafone. Ubwo nawe urumva abantu ariko izo business zo kuroha abantu ukuntu zingana. Urumva abantu barimo muri umwandiko ukuntu bangana. None ukibaza ngo iperereza nikomeza gukorwa nawe adatunganye ubwo nawe araza kubibazwa. Uwo witwa Evode akaba ari nawe wakiraga ayo mafaranga. Ese kumbe kuri momo. Nawe arimo momo rwose ifite 078 n'ibiki bayishyizeho 078909090. Ariko yamenye utayoherezaho da. Wereka nze mbanze nyasaba ahubwo nanjye bampeho. Urebe ariko urebe ibaruye kuri inde. Reba iyo ngiyo 078909090. Hanyuma turebe ngo uwo muntu nubwo bavuga ngo ne Evode ubundi yari ibaruye kuri iyo nimero yishyurwagaho nindi. Uwo nguwo rero wumve kuntu yari n'umusirimu. Akodesha muri lodge mu kabari kitwa Mahumbezi. Kari mu Gatsata. Nta nubwo mu byamageto lodge mu kabari. Kaba mu Gatsata. Ya nimero harya mbwira ngo ni 078909090. Urimo urabyumva ngo bigaragara ko abakora ibi bikorwa bari mu gihugu hose kuko nyuma yuko uwabakoreshaga yarananiranywe nabo bagiye mu bice bitandukanye by'igihugu kwikorera. Abafashwe ubu ngubu bafungiye kuri station ya polisi ya Ngoma mu gihe gishakishwa undi umwe utaraboneka. Ibaruye kuri Evode ya telefone. Evode gusa waje neza ngo yaje neza koko. Kwitwa izina ryiza ntube imfura udehemukira twe turi guhamagara. Ntago bikiri neza kuko ubu ngubu bigiye guhinduka. None se Dama ba bantu duha ubwo tuzajya twizera gute urwaye n'utarwaye? Biragoye bisaba ko umuntu azajya abanza gutekereza mbere yo kugira uwaha. Uzatekereza bwo ubona igisubizo kikwiye. Ntacyo wabona. Hari nawe nigeze kumbwira ngo abantu bararuga ngo bamwe muri bo uramuha agahita gukasira ugahita guteza ibibazo amafaranga kuyoyoka. Hari abakasira ariko nanone harimo nk'abamaboko bababyigira bagakwikunjarika. Niba umuntu ashobora gutinyuka agafata produit iri bumyore ibere rye rikaza. None iryo bere none ibaze uwo kugira ngo asabe bamuhe. None akabikora undi akemera agashyira ku bugabo atazi ko ibyo bintu bishobora guhita binabuca. Ari gukorera umuntu. Noneho umuntu ushinga ntabwo ari business. Umuntu utekereza ibyo bintu kugira ngo ngiye gukora ibintu ngiye gucuruza aba bantu. Bazajya bagenda bajya gusaba nabigaragaje ibi ngibi mbitegure mbereke. Bazajya bagaragara nk'abanyabibazo nk'abantu bo kugirirwa impuhwe, abantu babahundagazaho amafaranga bamverese mbahembe. Ubwo n'ubukene bwugarije abantu. Ubukene bwa mbere afite n'ubukene bwo ku mutima. N'umutima muke uteye ubwoba. N'ubukene bwo ku mutima. Uratinyuka ugafata ibintu biguca igisebe bikumyora ibere ukabishyiraho kugira ngo usabe. Cyane. Ubukene bwo ku mutima. Genda umiwe pe. Ibyo bintu birarenze. Ubukene bwo ku mutima. Biteye ubwoba pe. Ubwo rero ubona ko hano abantu bagomba kongera kwikebuka. Twumvaga mu mujyi wa Kigali hari abagaragaza ko barabwana bujya busaba bwinshi abantu babukodesha. Cyane njya mbabona hano hafi rwose mu mujyi rwagati. Kandi noneho byongeye no gusaba ubundi gusaba ni rimwe impamvu bavuga gusabiriza nuko ari igikorwa cyisubiramo. Mu mujyi wa Kigali hari amabwiriza avuga ko usaba hari amande y'ibihumbi 10 abagomba gutanga iyo afashwe. Numuha kandi yego nawe atanga ayo mande ko batajya barishyira mu bikorwa hirya. None nge nkibaza ngo tuzizira nde tureke nde ko bose bavuga kimwe kandi harimo ababyigira harimo n'abafite ibibazo bya nyabyo bagomba gufashwa. Ahubwo bariya barya n'umwanya wabafite ibibazo bya nyabyo bagombye gufashwa. Ibaza amafaranga gatangwa bari abantu biriwe bayakobokera bicaye kuri yazuba imyanya y'ibanga ubwo byo biti bari gusigaho bashobora no kubica. Janvier yicaho Kimisagara. Evode arimo kureba ku telefone amafaranga agenda yinjira. Bakunda avuga ati nimero yangiye bariye kuri Evode. Nimero yabariye kuri Evode cyangwa nawe baguhaye mu ntoki ugahita ujya kubitsa nimugoroba kwa Evode. Yango utungane ukiranuke. Na yandi yarabicaje hariya yabemereye ngo azajya bahemba ntayabishyure. Janvier urumva ufite umutima se? Ngiye ikintu mbonyemo cyo nuko buryo umuntu ntiyoroshye umuntu yakora n'ikidakorwa n'ikitarabo. Niba umuntu ashobora gutekereza kwigirira nabi gutyo kugira ngo abone uko asaba
ibintu bitari bugukize byibura ngo ukire once for good uvuye ku muhanda uvuga uti mbonye igishoro mvuye mu bukene ibintu uri bukoresha ugasubira ejo ugasubirayo umuntu agategeka kwikora ibyo bintu. muze kutubwira namwe ko iyi nkuru mwayakiriye. Hano hararakaye pe. Mukatubanza turebe mu mujyi wa Kigali tugaruke noneho abantu tubitabira rimwe ku murongo wa telefone n'ubutumwa bugufi mwe mu bwohereza rwose nta nkomyi turabusangiza abadukurikiye turi hano kubera mwebwe. None se mu mujyi wa Kigali ubundi ni ururembo rw'u Rwanda, murwa mukuru w'u Rwanda. Yego. Ariko ntabwo byumvikana ko mu mwaka wa 2026 abantu bavoma amazi mabi nkariya. Ruhurura iri ku rwego nka ruriya. Nose ariya barayivoma se? Ariya meze kuriya? None se ntibikunda. Ko mbona asa n'aba arimo imyanda ariya atemba hasi. Hari amazi wayavomuka ahantu cyavoma za ruhurura. Ariko urabona ko rekera imvura yari yaguye. Ariko iyi ntabwo ari ya wayimuhaye se? Ahubwo nibutse ko ntayimuhaye reka yimuhe. Yimuhe genda uyimuhe ubwo nanjye mbe nyireba neza kubera ko ni mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugunga ni mu karere ka Kicukiro. Abaturage baravuga bati rwose turarambiwe kuvoma amazi y'ibirohwa. Amazi y'ibirohwa abantu baba bavoma urumva ukareba ugasanga ukibaza uti se ibi bintu bizagenda bite kugeza ryari. Ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Nyarugunga hanga ari mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali bavuga ko bahisemo kuvoma amazi ya ruhurura kubwo kubura amazi meza kubera ko hariya rwose muri ra mirenge Nyarugunga hariya biba bigoye, hariya hazwi nka Kanombe, hariya ku Gasaraba, hariya mu Kajagari y'amazi bayafite mu bihe nk'ibi ngibi by'iki cyangwa by'impeshyi aba ari inkuru. Kandi ntabwo mu Rwanda amazi arahari, ntabwo amazi yagombye kuba ari inkuru. Ntabwo amazi yagombye kuba ari inkuru, amazi yagombye kuba ari amazi. Niba amazi ari ubuzima twagombye kuba dufite amazi. Niba n'isoko ya Nili iri mu Rwanda hariya mu ishyamba rya Nyungwe Abanyamisiri bakaba badafite amazi kandi batuye mu butayu, ariko iyo Nili igenda ikazenguruka ikazamuka za Ethiopia he ikagera mu Misiri, urumva ikintu bisobanuye. Ariko twebwe turacyabura amazi kugeza ubwo abaturage bavuga bati turavoma ruhurura, turashaka amazi tukayabura, ibintu biradukomereye. Ijerekani imwe ikagura amafaranga 1,500. 1,500 s'ubwo uvomye ijerekani imwe waba wakoreye angahe ko n'ubuzima buhenze. Noneho mu mujyi wa Kigali n'umuturage asabura amazi mu mujyi wa Kigali ahandi bimeze biti. Bakavuga bati rwose kuyagura 1,500 nabwo biba bigoye. Ijerekani imwe igura 1,500 kandi ayo mazi nayo bagagaragaza ko ubuziranenge bwayo ari hafi ya ntabwo ko n'amazi bavuga bati amenshi abayavuye no mu bipangu by'abakire. N'ubuziranenge bwayo burakemangwa kandi amazi ni ubuzima. Kandi noneho n'isuku igira isoko. Dukeneye amazi kuko n'umubiri wacu 3/4 n'ubundi bigizwe n'amazi. Niyo mpamvu tuba tugusabwa no kunywa amazi menshi ashoboka ku munsi kugira ngo turusheho kugira n'ubuzima buzima. Amazi nubwo bari mabi ariko barayavoma ko nta yandi mahitamo baba bafite. Amazi bakomeza kugenda bavoma aya mazi. Mu minsi ishize nibwo Senateri Vode yibajije ati se ni gute abantu babura amazi mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2026? Naho ibyo kibazo ushobora kuba wakibaza kuntu amazi ashobora kuba ataboneka mu mujyi wa Kigali ukwezi kumwe, amezi 2, abaturage bavoma ibirohwa, bavoma ruhurura mu mujyi wa Kigali, ukibaza ngo niki cyabuze. Yabivuze mu minsi ishize ari mu nteko ishinga amategeko. Ariko iki kibazo wakibaza nawe ariko kubona ugusubiza ushobora kumushaka ukamubura ugusubiza ngo aguhe igisubizo. Kugusubiza ni kimwe yego, ariko no kuba yaguha igisubizo ukanyurwa. Kuko buriya umuntu ashobora kugusubiza ariko ntunyurwe, kuko ibyo ngibyo rwose biri mu nkuru yatambutse ku itariki ya 4 Kanama 2026 ku kinyamakuru Igihe hose Senateri Vode yibazaga ati ntabwo numva uko abantu bamara amezi 2 barabuza amazi. Ariko byo ntabwo abyumva, ariko nawe ntabwo byumva. Ariko se niba atabyumva ari senateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda akatanga iyo nkuruza, akatari ikibazo kivuzwe rimwe kivuzwe kabiri, amaherezo azaba yahe? Ari amazi
dufite amazi, dufite imigezi, ntiriya Nyabarongo uba ubona imeze kuriya n'amazi barayayungurura, no si inganda ziyayungurura ari amazi ya Nyabarongo. Dore ngabo baba gari amazi abantu ari kuvomesha umuvovo mu mujyi wa Kigali. Uyu muvovo merukana twayaga tujya kuvoma ku Gakano, mu cyaro y'amazi yabuze natwe ahantu tujya kuvoma ni kure, harimo nka kilometero nk'ebyiri, urumva, kandi haramanuka. Mu kumanuka ubwo kuhazamura ijerekani no gushinga uyishyira ku mutwe, ku rutugu, ugenda uhinduranya, yaba ari ukumanuka biba bivunanye no kuzamuka. Ariko ari igihe twahuraga nanone kuri ako Gakano, nabwo ugasanga twabaye benshi, tukajya ku kandi ko hepfo kabagaho umuvovo, hahandi ujya kuvoma ukamara amasaha 3 utaragavayo. Rebera ariko ayo mazi Kigali kuvoma, urabona ubwo mperuka kuvoma amazi y'umuvovo, nanjye simbyibuka ku muvovo. Hamwe ugenda akavovo gagatema ku nsina, kameze neza, ugahita ugacomekamo neza mu muyoboro, hanyuma amazi agatangira kuza. Aha turi kubona ni mujyi wa Kigali. Aha ni Kigali. Reba uriya warimo kubanza ari agacupa ya kasi. Nonzo kibaza, reba amajerekani ahari, ubu umuntu yagira akavoma ryari? Ahubwo se ko ari uko abana bari mu kiruhuko, reba nk'aba bana umunsi amasomo azaba yatangiye bazajya bakarabye. Reba nka turiya twana tubona ko ari n'utwana two muri famiye idasaba umunyu, ariko amazi yarabuze, twaje kuvoma. Mujye kuvoma sha. Ukaba waje gusura famiye mu cyaro, uvuye mu cyaro cyo Kigali bakakohereza kuvoma. Ati navuye iwacu mpunga kuvoma, none hano munyohereje kuvoma. Ikorere tega umutwe wo mu cyaro. Gaho reba ku muvovo, umuvovo rwose ni wowe ureba hano gata wibuka nawe kera. Bino bintu biteye asiki, nta kuntu i Kigali. Evode niwe bibajije ati ariko wasanga ibite byayo, imvura iragwa amazi ngo ni menshi agatwara inzu, yego, izuba ryava amazi akabura. Ayo mazi ntabwo ushobora kuyafata ngo tuzayakoreshe mu gihe cy'izuba. None se wasona gute kuntu mu mujyi wa Kigali abantu babura amazi, noneho kugeza ukwezi kumwe abiri? No se ya gahunda bita gusaranganya i Kanombe ho ntigihagera, kandi baravuga ngo azana mu masaha y'ijoro saa 8 nabwo hari igihe abantu baba basinziriye, uraruraririye amazi ngo azi. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose, ntabwo bikwiriye muri iki kinyejana ko abantu babaho gutyo bavoma ku muvovo kuriya mazi y'ibiroho mu mujyi wa Kigali. Amaherezo azaba yahe? Ahubwo se ariya wita y'ibiroho ko ngo bayagura niba ari 1,000 500 nayo bajya kuyagurisha ariya abantu bakanayagura, kandi abiroho ari ibiroho. Ariko ibaze nk'urugo rufite abantu 5 mu rugo. Abubakar umuvandimwe nawe rega ajya ambwira ati mvuye kuyavomesha imodoka nagenze ibirometero. Amafaranga essence wari bukoreshe nk'iminsi 2 ukajya kuyivomesha. None se urambwira ngo ngaho reba iyi jerekani ibi biroho bari kuvoma ku mutwe, reba kari agacupa bakase ku muvovo arimo kuvoma. Aya ngaya niyo y'Icyatanu. Aha niyo y'Icyatanu, kandi nabwo kuyabona nabwo uziba zahize, uba waraguje. Ni ukubyuka saa 10 ni ukurara ijoro ugenda cyane. Baravuga iki bano baturage n'iki basaba ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali? Reka tubumve mu nkuru ya mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Zirimo hari ngira ngo ntese n'inkari z'abakire zirimo, mwese niba ari ibintu bituruka mu mpombo z'abakire, namye tujye aya nayo koga nayo gufuriye, ariko no kuyanywa bayoshoboye barayanywa, tibe babavomera se, ahubwo no kuyanywa uravuga uti niba nzarama, niba nshaka gupfa, nibyo umuntu aba aritekereza gusa. N'igishanga tuba turi kwivomera urubogo rw'inuza n'iruhurura, mbese ngira ngo ni nka ruhurura. Isa 7:45 bikira saa 8 z'amanywa, ndi mu murenge wa Nyarugunga, ni ku muhanda mugari uva mu mujyi wa Kigali werekeza mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ntiwagenda metero zirenga 15 utaragera ku itsinda ririmo kuvoma amazi muri rigori bifashishije imivovo y'insina. Ibyo bashimangira ko ngo babitewe no kuba amazi ya wasake yarabaye yibura mu ngo zabo. Sibaye saa 8 sindava, murabona abantu bari hano ukuntu bangana nawe, ariko ubwo ngubwo tugomba kubona amazi, mugomba kuturaburira hari haruguru amazi akaboneka. Noneho ikintu kibabaje bro, uri kugera iriya ruguru mu kajagari bidugasanga ni 2 cyangwa 5. Gusa ikintu twasaba umuyobozi wacu mukuru nuko batwegereza amazi, kuko birababaje. Reba hano tuvoma nawe, si bibabaje? Mu mujyi wa Kigali mwivomera ku muvovo. Mu mujyi wa Kigali rero ibaze yo foto. Ese uyu muvovo mwawukuye? Ubusubu
urazi se ugezemo haruguru wababara uzana amazi ari guturukayo hasi se muri ibyo bipangu by'abakire uri kubona aba bavoma hano natwe tukavoma hano kuko nyine bakigira muri ruhurura ku muhanda hari awahabonye ngira ngo wahabonye aho waciye hariya ariko ararananuka arayo hirya hariya niyo ava mu bipanga ahubwo araya hariya ariko ahangaha ni amasoko ari hano ngewe ubwanjye ngewe mfite amazi yo kunywa mu rugo navomye wasake yarekuye ari nijoro saa 9 nabwo ijerekani yari igeze hagati amazi arongera ahita agenda none se ubu wakeka kazagaruka ko igitekerezo cyo kugaruka nta gihari hashize igihe kinini cyane amazi yarabuze ubaho bukereye uvomye amajerekani angahe mvomye amajerekani kuva mu gitondo saa 12 mvomye 2 usangamo n'agasayo mu kiraka ahita akubwira ati ibi bintu nibibaho biba bikomeye rero cyane yewe nsanzwe nanayabahereza hano rugo mfite ivoma ariko byarumye neza ntago byoroshye. Ese ibi bintu bisanzwe bibaho mu gihe cyo muki cyangwa biju ubu ngubu byo byararengeje urugero ntituzi kuntu bimeze rwose byararengeje byarakabije cyane. Baza kuvoma amazi bifashishije amagare bashimangira ko iyo bagejeje muri rubanda ijerekani imwe bayigurisha amafaranga 1000 cyangwa se 1500. Aya mazi aranuka nabo ubwabo bashimangira ko atari meza ngariko mbere yo kuyashyikiriza abayagura nubwo bayagura bahenzwe nabo baba bazi neza ko ngaya mazi atari meza. Uri kumva akenshi iyo ashaka kuvoma yizewe tumuca n'icyatanu twebwe n'icyatanu kugira abone amazi meza tuba twatonze hariya tukamushyira meza. Ni inkari z'abakire zirimo hari ngira ngo ntese ni inkari z'abakire zirimo mwese niba ari ibintu bituruka mu mpombo z'abakire namye tujye aya nayo koga nayo gufuriye ariko no kuyanywa bayoshoboye barayanywa tibe babavomera se ahubwo no kuyanywa uravuga uti niba zarama niba ncyako gupfa nibyo umuntu aba tekereza gusa ni igishanga tuba turi kwivomera urubogo rw'inuza n'iruhurura mbese ngira ngo ni nka ruhurura ariko nduzana igare ahangaha ugacyura icyo utazanye ukaba ufite nk'igare rishyashya undi afite irishaje bagafatira iyo babonye ubu mu gutaha bishobora gutaha iyo bavomye waranga igare baritwaye ugasanga uyikoreye ku mutwe n'amabido barayibasha mwana wanjye izaryimana ukuvuga ngo ngiye niba naje saa 2 ntago ijerekani utambaye 5 byakunda mpita mbara ijerekani 10 nazanye ngahita yego ijerekani kirenga hariya iyo ageze hariya ku muhanda iba yahagaze inote y'1000 niyo wayishyira ruguru ya ruriya rugo ni 1000 ubwo yatangizaga inama nyafurika yiga ku miyoborere mu bijyanye n'amazi isuku n'isukura Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagaragaje ko ikibazo cy'amazi atagera ku baturage nabwo giteye inkeke kandi kigomba kuvugutirwa umuti. Across our continent pipes have been laid, hirya no hino ku mugabane wacu hamaze gushorwa imari nyinshi hashyizweho imiyoboro y'amazi hacukurwa amariba kandi hanatangizwa ibigo bitunganya amazi bitandukanye nyamara uyu munsi byinshi muri ibyo bikorwa remezo ntibitanga neza serivisi byari byaragenewe gutanga. Kubaka ibikorwa remezo ni ingenzi ariko ahanini ibyo biba ari intangiriro gusa. Igipimo nyakuri cy'intsinzi ni ukureba niba ibyo bikorwa remezo bikora neza kandi bikazageza serivisi ku baturage mu buryo burambye. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko mu rugendo rwo gukemura ikibazo cy'amazi meza adahagije agera mu baturage hari gushyirwa mu bikorwa imishinga itandukanye izatanga amazi ku buryo mu mwaka wa 2029 hazaba hatangwa metero kibe 688 z'amazi meza agera ku baturage mu gihugu hose. Ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho y'ingo muri rusange. Arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi kuri inkuru yaduteguriye ariko urabona yuko ni inkuru rwose irababaje pe. Oya muntu yabona nuko bivuga ubonye bari abaturage ahantu bari kuvoma ayo mazi asa nabi bavomye ku mivo. Ntabwo ari inkuru mbarirano ari kuri radio ntabwo wabyumva neza ariko televiziyo amashusho urayabona nawe rwose amashusho arivugira. Reka twakira abantu rero ku murongo wa telefone mbere ko tureba no hakurya y'imbibi z'u Rwanda ko biri byifashe ariko iminota nayo ndabona leta turya insata burenge rwose bigenda vuba vuba.
irajerekani y'igihu y'icyatanu nayo bayitubwiye. Jerekani y'icyatanu aho ngaho iwanyu mwebwe aragura ngahe? Telefone niyo ngiri kuri screen yawe uduhamagara utubwira aho uherereye, igitekerezo, icyifuzo, inyunganizi, hanyuma ibintu tubigendanemo neza cyane. B+TV, allo? Allo? Ninde tuvugana hiragana he? Yego turakumva neza, ninde tuvugana hiragana he? Yego, igitekerezo cyawe. Witwa nde, uherereye ku Muyumbu, ariko niyo utanatwibwira duhe igitekerezo wihuse. Igitekerezo cyanjye ni uko batanga amazi, natwe ku Muyumbu amazi yarabuze. Ijerekani muyigura ngahe? Allo? Ati natwe ku Muyumbu amazi yarabuze, igitekerezo nuko nabo babaha amazi, nubwo atatubwiye ngo byibuze babayeho guti kuko ntabwo baba udafite amazi. Oya mazi ni ubuzima, amazi abatari. Cyangwa nabo bavoma ibirohwa biri inyuma y'ibi ngibi. Ubwo ni ibyo. Reka twumve n'uyu nguyu. B+TV, allo? Yego, ninde tuvugana hiragana he? Dusaba Imana. Emmanuel mu karere ka Kirehe. Yego. Abo bantu bakwiye kubitaho ko inzoka zishobora kuzamerera nabi. Bagomba kubitaho. Hanyuma bariya basabiriza wabonye kuntu basigaye bacuruzwa? Nabibonye, ariko natwe mu karere ka Kirehe Imana mu karere ka Kirehe murenge wa Manga. Natwe rwose nta mazi dufite kuko ndabona nabo dutangiye umuruho. Bose natwe tuvoma mu kiyaga, amazi yacu ashobora kuza nka 2 mu mwaka, kandi hirya no hino hari amazi yo kutebye mu kagari ka Mushongi tuvoma mu kiyaga. Hashize igihe kingana iki mutayafite?